Ndabasuhuje bene data muhawe ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Ni Pastor Ndayizeye. Uyu munsi ijambo tuganirira avuga ngo gukizwa bidufitiye umumaro. Natekereje ku gukizwa. Sanga abantu benshi barabikerenza, sanga abantu benshi hari ukuntu babifata bigatuma n'agakiza katinjira mu buzima bwabo, ati bya bintu n'iby'abasazi, bya bintu n'iby'abaswa, bya bintu n'iby'abakene. Ariko uyu munsi naje kubaratira icyo gukizwa aricyo. Gukizwa umumaro bidufitiye, kugira ngo nawe niba ubikerenza uyu munsi umenye ko urimo urahomba ikintu gikomeye. Bene data, gukizwa ni iby'agaciro ku buzima bwacu. Reka dusome ino jambo riri mu Bakorino ba mbere igice cya 18 avuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka mu gupfu, ariko kuri twebwe abakizwa bene data ni imbaraga z'Imana. Agakiza ijambo ry'umusaraba kuri twegera imbaraga z'Imana. Mwene data, niba waranakijijwe, ushobora kuba ufite ibintu byinshi bigushuka, ugafata ubuntu wagiriwe bwo gukizwa ukayifata nk'ibintu byoroheje. Ariko uyu munsi wongere wumve agaciro kari mu gukizwa. Bundi gukizwa ni iki? Ubundi tumenyereye ijambo riri mu Baroma ibice 10:9 rivuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Rero tuvuze ijambo ry'Imana, dukunda guhamagara ngo abashaka gukizwa nibaze bakaza. Hari amagambo tubabwira gusubiramo yo kubafasha kwatura, bakayatura. Tukababwira ngo uyu munsi Yesu yinjije mu bugingo bwanyu, bakumva ko bakishijwe. Iriya ni intambwe ya mbere. Ariko gukizwa ntabwo ari amagambo umuntu avuga. Ako gukizwa ni ubuzima, ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe, ni ubuzima. Kuko ntabwo avuga ngo wizeye Kristo, ntabwo avuga ngo wakire Yesu Kristo ariko ngo birangire umunsi umwe, ni ubuzima bwa buri munsi. Kandi gukizwa ni ugusobanukirwa, ni ugusogongera ukamenya ineza y'Imana. Nibwo gukishije. Mu gihe utaragera ahantu usobanukirwa ngo umenye Kristo, uba utarakizwa. Paulo yavuze ijambo rikomeye ryerekana kuko yari asobanukiwe umumaro wo gukizwa. Ibice 3:7 yaravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Gukizwa rero iyo bitarakuryohera ngo wumve ko kuronka Kristo, kumenya Kristo biruta ibindi bintu byose, ubu utarabyakira neza. Paulo rero ahuye na Yesu akijijwe, hari cyabaye. Mavuze ngo gukizwa bifite umumaro, nuko iyo amaze gukizwa nta kindi yishobora kubigereranya nacyo. Yavuze ngo ibyarindamu yanjye byose nabibonye nk'igihombo kubwo kumenya Kristo. Gukizwa rero ku bwanjye uko nasobanukiwe Paulo yavuze, ni ukumenya ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo. Iyo umaze kubumenya, iyo umaze kubusogongera, nibwo gukishijwe. Naho iyo ubaye utabuzi uba ufite ikibazo, ariko muri Kristo harimo ubutunzi butagira akagero. Ikindi gukizwa ni ukubaha Imana no kwitondera ijambo ryayo. Mugaragu w'Imana Salomo yakoze ubushakashatsi, yabashije gusogongera ibintu byinshi. Asogongera ubutunzi, asogongera abagore, asogongera inzoga, asogongera ubwenge, agira ibintu byinshi. Ariko aza gufata umwanzuro mu Mubwiriza ibice 12:13, umva umwanzuro yafashe kugira ngo iri jambo gukizwa bifite umumaro, wumve ko gukizwa birenze ibindi bintu byose. Noneho wasobanura gukizwa cyangwa se agaciro ko gukizwa, cyangwa se nk'uko yavuze gukizwa ko ari ukubaha Imana. Yavuze ngo iyi ni indunduro y'ijambo byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Yari amaze kubona ibintu byose, asanga ikintu kiruta ibindi byose ni ukubaha Imana no kwitondera ijambo ryayo. Gukizwa rero bifite umumaro kuruta ibindi byose. Ibidufitiye umumaro kubera ko nibyo bifite agaciro. Kubaha Imana, kwitondera ijambo ry'Imana bifite agaciro.
abantu bakehesa imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, ariko burya ijambo ry'Imana niryo urufunguzo rw'ubutsinzi bwose. Niyo mpamvu gukizwa no kumvira ijambo ry'Imana, no kumvira ijwi ry'Imana bigufungurira ibintu byose. Imana ibwira Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, yaramubwiye imubwira uburyo ijambo ry'Imana ari urufunguzo ku bintu byose. Yaramubwiye ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Iyo umaze gusobanura gukizwa ari ukubaha Imana, nkuko Salomo avuze ko biruta ibintu byose, bimaze gusobanura gukizwa ari ukumvira no kugendera mu ijambo ry'Imana, bikugira umumaro kuko iyo ugendeye ku ijambo ry'Imana ntuhura n'akaga, kuko bigufungurira, urahirwa muri byose. Ibyo ugerageje bigenda neza kubera ko ugendera ku ijambo ry'Imana. Aha rero niho nafata umuntu ugati gukizwa bitufitiye umumaro, kubera ko ni imbaraga z'Imana, ni umunezero, bituma ibyarindamu yawe byose wibona nk'igihombo, ntabwo ushobora kubigereranya, bikuzanira kubaha Imana birenze ubutunzi bw'isi, birenze abagore, birenze ibifatika, icyubahiro, bikuzanira birimo kumvira ijambo ry'Imana ariko rufunguzo rw'ubutsinzi. Rero gukizwa si ikintu cyo gukereza, si ikintu kiri aho ngaho kidafite agaciro. Gukizwa bifite agaciro. Niyo mpamvu biratubwiye ngo ni imbaraga z'Imana kuri twebwe, nubwo bigaragara nk'ubupfu ku bandi, ariko twahisemo neza abakijijwe. Nawe nakugira inama yo gufata umwanzuro wo gukizwa. Yesu abahe umugisha. Amen.